inka mu gifaransa bayita ngo iki? inka mu gifaransa bayita je m'appelle joma jomage Ijiri guscrollinga urabyumva? Guscrollinga nyine no guscrollinga nyine ngo no guscrollinga urabyumva? Ndabyumva. Ni nki ubumva ari nkiki? Nyine guscrollinga nyine nkuko wafata nk'ibintu ukafata nk'ibyo ukabishyira mu isori guscrollinga. Fireman we n'umuntu adukaranze bya danje. Fireman we n'ubwo uzana mukumbura. Fireman ni umuhungu bro. Yiwi ubu ni Fireman bamujyanye mu mbuga abahungu baramwegera baramusagara. Uretse gato. Fireman mbwira story ya Fireman wowe. Byagenze gute? Fireman agashya dukoreye. Fireman bamuzanye mu mbuga. Bamuzanye mu mbuga ubwo ni iki? Mu mbuga nyine hari ya transit. Transit ni cya kigo gishinzwe bamuzanye wawe. Mbere yo kujya iwawa uranza ukajya transit. Ugi wawe uko uhagurutse he transit nigwa itike ikujyana iwawa. Noneho Fireman bamuzanye hara mu mbuga. Fireman ashaka kuzana bya bindi bito ubudaheranwa. Ubudaheranwa no wa muntu utaramenya wagwane ngo ni ibiki. We yumva kari icyamamare. Nyine yumva kari icyamamare. Baramuze kwifuta icyamamare abana baramumenaguye. Baramukomye kiramurenga. Byo kuvuga ngo ni Fireman. Baramukomye yibagirwa ko ari Fireman. Hari baragukubita ugacanganya iki. Barangije kumuzagara. Fireman abigira inzika aravuga ati nanjye nzahura namwe sha. Ngo barangije kumuzagara. Biraba birangije nyuma yaho baza baradupima birangije twatugiye iwawa. Na Fireman. Tukigerayo. Urabona ko mu kigera burabanza bakabakira. Makaca muri koridoro bakabakira ahantu hose mamara kubakira. Ubwo agekire wenda tuvuge ku munsi wa mbere. Birabanza bakabazagaraje mukajagara ku buryo yagiye ukavati ndapfuye none birarangiye. Kumbe bagira ngo ubwenge bujye ku murongo nyine. Ari ukuntu baguchale abya byandi bitam challenge. Bakagucenjinga nyine ko bakaguchallenge. Yes. Wagwana. Ubwonko bwa Gitafu hari meki. Ni buki ako basanze ubwo bwanjye ari neza bro. Cyanda cyane rwose man. Urumva bro. Isa gukorora. Kanya urima. Mani ngura abadespora bamfashe bane mo ndiko nabona najya kwamaga cyangwa mbona umugabo nyita. Ubwo bashimishije. Ubwo komeza. Inkore zanyica pe. Ayiwe. Ubwo baba bagirira barabacanganyikije. Ubwo Fireman iyo nkore mara nk'iminota 5 kugira ngo maze gusubira ku murongo. Urumva Fireman ubwo baramukomye. Icyo gihe mugezeyo mu gitondo bahita bati abantu bafite impano yo kuririmba mujye hariye. Afite impano yo gusetsa mujye hariye. Abafite impano yo kurira mujye hariye. Abafite impano yo gukora iki? Kurira mu rugira impano yo kurira ku buryo kugura akarira. Akaba yamara nk'isa yose ari marariye. Wowe wari ufite ihe impano? Njye nifite impano yo guceceka gusa kuko nageze najya ndeba ibintu bihabere. Narahambutse ndavanye nago bibaho. Bambitsemo ubwo ku buryo ubwo bambitsemo n'isa nago baranshiramo. Kandi imyaka ishize ndi mu gihugu. Ngo wageze witugira impano yo guceceka. Ngira impano yo kwicecekera icyo bita kujya muri section. Section no kwa kundi natinyaga amafoto munambwa ati Tafu nuramuka ugiye hare ukajya ujya ku kiwanja ukagira ngo iti bijura bizaza bikuririra ejo niba kubona mu gihugu bahita bongera bagufunge kuko iyo muri haraporo ukamenyana n'abajura cyane. Hagiye nyine umujura bamudoda bamara kumudoda bakamuta mu mbuga bamara kumuta mu mbuga kugira ngo we bamurekure ajya avuga ati mbonye mfite umujama twibana akaba yaza akakubeshya cyangwa se akagucagenga kese. Uragenda uraceceka. Nge naracije zinavanije mbana n'ibisamba reka nze mbyereke. Ndapowa ndagenda muri section hagati ndapowa ndabihorera ku bw'amahirwe ngiye kubona mbona isheni rarangiye. Nyine Fireman mbwira Fireman ukuntu byagenze. Ese ko bavuga ngo arabakubitaga? Fireman uzagenda yaduteye. Fireman fire abahungu yajyara begera kuvuga ngo muraziranye abati toka ngo muraziranye kuko umuntu ugenda gake uhitushya. Urumva Fireman agiye yarabakaranze. Umva no mu wenda ubwo ngambwira babandi rero bamukaranze akigera hano kwa muri transit. Shirabegereye. Yarabakubise. Hari icyo bita inyenyeri. Inyenyeri ya mbere hari inyenyeri y'ubuganga. Nayo ni inyenyeri yakaburi ituma nagaba ikinyugunyugu.
hakaba inyenyeri y'amarapi. Amarapi ni abantu bashinzwe umutekano w'abanyeshuri. Hariya twitwa abanyeshuri bro. Ubu umeze neza pe. Hari ahantu ariko ntago ukiriyo. Baba bitwa abanyeshuri. Yeah, abanyeshuri. Ni ukuvuga ngo rero icyo abanyeshuri Fireman yajya aratwegera koko aradukoma kuko hari mbere yo kugira ngo ube umwarapi burabanza bakagushyana bakakuviringita bro ukabanza bakagukaranga ukabanza ugashya. Fireman nawe yari umwarapi bakakubwira ngo tugiye kukwigisha ukuntu ukubita umunyeshuri bagukubita ku kibuno n'ahandi hantu byakubita ikibuno bushaka kugukubita bakakimena bakakujyana bakongera bakakudoda ikibuno kigasubira ku murongo kuko bavuga ngo ikibuno ni icya leta. Fireman yajya aratumenagura no kuko umuntu ugenda gake ngo nizagara pahita kumenagura kuko urumva we yaragiye ahitaba RP Kamanda. RP Kamanda ni nko kwavuga general cyangwa se umugaba w'ingabo we inyenyeri abari umurinda nkubo. Ni ukuvuga ngo babandi ya RP yose aza nyuma aba akora ibyo akora agenda kuri briefing bahawe na Fireman. Fireman abwabwa ati mwe uva abodana ngo mabegere Fireman aradukoma. Akoze koko uzuko umuntu wese uvuye hariya wari uri kuri ruzimwe na Fireman avuga ngo Fireman yarabakubise byanyabyo. Nakubwiye ngo yabwo nenze uko nanasohoka abahungu bazamwegera kuko ubundi hari ahantu hari umujama hari psychologist bitaga Beni. Beni wongo nyine akundaga kwegera abanyeshuri cyane ariko ibintu bibaze kumukora rimwe harapeti beje yabaga hano hano mu cya hafi yigize kugenda bapasinze icyo gihe bamaze gupasinga icyo gihe nawe yari yabonye pass urumva ari gupasinga kw'abanyeshuri hakaba no kubona ipasi y'uwo mu psychologist yaratashye uzi ibintu bamukoreye baragiye magiwe baragiye bafata ikintu bita amatora bafata amajerekani yuzuyemo nk'amajerekani nka 30 yamenamo amazi urumva bature barayitosa ibintu byose barabyangiza barangije bagira gute baramubwira ati wowe rero ushatse wagira gute wagabanya bishatse kuvuga iki Fireman yagize imana nuko Fireman ahubwo Fireman ari iki ari umuntu ubu uzi kugira gute iyaza ko ari nk'umuntu w'umwasama twaramubuze Fireman ziradukoreye na amateka ku bantu babaye ku niteke ya Fireman ubaze none zireka ngwaze Jita reka ngwaze ikintu kimwe cyonyine yego umuntu urimo kurya kino kiganiro yego yavuga ko Gitaf yisubiyeho kinywa ibaba yego ni iki kimwe cyonyine ikintu kimwe cyonyine yego none se yago kano kanya waretse mwaba yago woka batafu none icyo kibazo nawe ukakisubiza ikintu ushaka ni ukugura urukundo warira nkaguhoza wababara nanjye nkababara sheri warwara nkarwara sheri umva ni ukuvuga ngo njyewe isi ijuru inyenyeri amanywa ijoro ibi byose bizamenya ko mwemera amabebe ariko mana urakoze cyane nanjye uko ubimbwiye sibyo yes igihe uzarwara nanjye nzarwara ariko icyambere nyine nzarwana ku bwawe icyaza cyose nyine cyashaka kudutandukanya sinzi nzarwana paka ku buryo sheri ubu imvura nigwa uzambera umutaka imvura nigwa nzakubera umutaka izuba riva kandi nanone nzakubera nyine igicucu akose mana umeze gute bimeze gute Gitaf umeze bite umve ngo meze neza cyane kabisa meze neza ku buryo utabasha kubyumva ako buriya Gita nk'umukobwa mwakundanye nyine muheruka gushwana mwashwanye mupfiki twapfuye uko nafanaga ikipe y'Amavubi ese Amavubi aza kuza gute mu rukundo rwanyu yewe najyaga kuri match najya kuri match mu kanya kagaruka kambwa ati Tafu ntago ujya mu mwanya wowe uragenda ukigira muri za match zawe nuze kundeba birangira gutyo undi munsi nabwo biraba aza ku Amavubi horaga kina Gita nyine twebwe nawe ahubwo ibintu byanonguraga yazaga kundeba bigahoza no ku munsi mama yafite match amafasha ko amezi 5 atarakina no mwaka washira ariko arakiniye ndahita mushwana tukahita umva
none se mu yindi minsi mwabaga muvugana neza nta kibazo twabaga tumeze neza ari n'igihe yapangaga niba bimenyaga ko Amavubi bukine akatemwa ngo ugitanga uri mu rugo namwe ndahari man akambwa ati wakugwira amavane wangwiriyemo akambwa turabihondamo amavane ndabihondamo nyine ubwo ngo nyoza guhondamo wo uyandimo guhondamo sinzi yumvanye babahanze sinzi ko ura Jita wataye ubumanzi ufite imyaka nkenga nduruhinja njye nataye ubumanzi ufite amezi 2 n'icyumweru uri kutubeshya ko none se rwa amezi 2 bakurikirana gute ibintu hajya gutuma voilà gutuma ubumanzi ufata mbese ubundi ubumanzi umuntu awutate urafata ukabujugunya ntago mbizi nyine byo nawe ndimo ndakubaza babuta gute ubumanzi bwanjye ntago bwatakaye kuko njye hajye se ubungiye mfite ubumanzi se ubu njye sindamenya ubumanzi niki awenda muri komite bazatubwira uburyo bwabimeze yego Jita wakoze umukobwa wo Jita yakunda muri uru Rwanda yakwifuza kubana nawe ninde yewe ayo data we manye ndinye mukano uwo mukobwa rero hari ukuntu umuntu agira gute ukarota ukavuga haje nigeze kurota naguze imodoka mu gitondo ushatse imodoka ndayibura ngewe umukobwa numva twakundana mu Rwanda ngiye kumuvugira imbere y'amateleviziyo mwacanye ni ukuvuga ngo umukobwa bamwita Muheto Divine naramurose pe ku buryo n'ubwo mubonye nahita umva mobera turirimbire nk'indirimbo imwe ya Westlife cyangwa One Direction reka indirimbo y'aba Westlife niwe nabonye mu buzima ubwo ari bwo niwe oye niwe nge nakunze nafunguwe ku itariki 21 siko kangahe siko reka ndebe itariki uwuhe mwaka uretse gatoya najya mu njyewe nkora ibintu babisobanuye mu mwaka ushaka kumbura umwaka ngakubwira ko ari umwaka w'2000 muri za 300 nangahe okay ndabona nafunguwe uretse gato by the way okay nafunguwe birera voilà nabibonye yes ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 uwe mwaka mu mwaka 2027 noneho icyo gihe byari ku itariki 2027 oya soma neza nese uti 2020 na kanga na gatatu voilà ubwo natorombotse ubwo ni ukuvuga ngo ni 2020 okay bebe zemnya Loit Tabatiada Tabatiada bil ibyo bivuze iki nabusonuro bwayo mfite ndi ukuri ibigukoresha namaze kubivumbura ndi wawe ariko sinabivuga mu kiganiro ajya yitwara neza amavuko oya ajya yitwara neza afite nyabingi afite nyabingi araterekera yafashe agacuma ashaka kunsomya akagwa ndabyanga sinabyanze nakubwiye ngo inango nkweraho cyo ko ikintu nariye iwawe nariye umucinetse niyarurira n'utuboga turimo inyama zo mu nda nkota ku gasani haranavumbuye voka gutya wowe wayihishe fata agapande gatona nawe usigira uraza kwirya nijoro shyira ku isani nicara kuri matora ubundi avoka ni kimwe mu bikamura usura umugabo mugenzi wawe ukagera no ku buriri ngewe ni nanjye wiyaruriye bangiye iyo ngusuye nawe wakabije wageze noneho ku buriri mwari mwicaye gute mutwere ukuntu nese uburiri nimba aba muri chambrette nge nzabize jewe mba mu nzu y'ibyumba 6 ni mu nzu y'amakaro muri sarapti none inzu yanjye mbamo toilette iba mu nzu urumva mfite firigo urumva ureka gubwire mfite umuzamu ahantu mbamo hari gate ariko nzovureka concept ngiye kubatizwa muri aya mazi ariko mbatirisha umwuka wera n'umuriro umbatirisha uyu mwuriro ntago urimo pastor ntago nkeneye gushya umwuka wera n'umuriro ntago ari umuriro uriya wo muzika ni ukugira ngo wacire imbaraga zinesha satani wow umbatirisha umwuka wera n'umuriro Yesu bivuga ko yakuriye mu ikanzu sibyo iyo kanzu indi yo wari warayidoze ikanzu hari umugore bita bamwitaga Ndera
hari umugore bigize kudoda iyo kanzu bamwitaga izina ukuntu bamwitaga ngo yigeze no gupfa abantu bararira cyane baravuga ati umuntu atudoda niba bamwitaga Dorcas niba ari inde ningibuka ndaza kubyibuka ndakubwira urumva uwo Dorcas nyine aradoda biza kurangira nyine ayimudode ariko Dorcas ni icyamamarekazi umuntu watinyutse ukazona Vestina na Vestina murumuna we sinzi ngiye numva avuga ko iriya nkuru nyine ari ba Dorcas barabayimudodeye ikaza gutungana koko Dorcas kera yakora ahoza akora biriya bintu byo kudoda imyenda akora yadode uraye Yesu wenyine naho ndi muri zadodera Rugabire ngiye nanjye ndumwe muntu bamukoreye Rugabire naho se aho bitaga Nazareti naho ngaho niho yakuriye bura Nazareti yavukiye akurira he yavukiye Nazareti akurira hehe Bethlehem se ni he Bethlehem umundwa mukore Bethlehem Bethlehem ngiye bara nenze uko Bethlehem ari nka hahandi nyine Magadalena yakundaga kubahereje Bethlehem itandukanye na Nazareti na Bethlehem biratandukanye kumva Bethlehem na Nazareti n'amazina na nubwo aramwe na nubwo byanahura Nazareti Bethlehem na B urumva biratandukanye imwe itangirwa na indi igatangirwa na B turi za makoko hamwe turya inkoko turi za makoko bagotama ipirawu turi za makoko bagotama ikintu cyose makoko reka tugize nkoko makoko reka tugize nkoko. Amavubi agiye gukina ejo bundi na Nigeria nabahe bakinyi 11 ushobora kuba wapanga ukavuga utaho bakinyi ndabizi bazakompeta Nigeria yego kuko niba Imana ivuga ngo ifite agahinda ko ejo bundi yashobora kuzaba n'imeruka ikaba Amavuba atarajya mu gikombe cyiza byaba biteye agahinda aba bakinyi urubanza bazarubona gute baza n'abakinyi bamanuke ahubwo natangiye barokwirite bamanuke za Arsenal za Man U za noza za Manchester sinzi za United States sinzi bagiye mu Rwanda mu Mavubi nako mu Mabareyo bagiye muri Mukura baraza ahantu babikore none mara kubikora ujye ko urebe ko ejo bundi Amavubi uzaye ko tuzabona intsinzi iyo bakene na support bareba babishinzwe baraba bakora wenda nka ministry w'umucyo na hajya no rubyiruko na sport wa ministry ushinzwe umucyo na sport niba ari umucyo niba ari urubyiruko na sport aba president batatu muri Afrika mu minota umwe uvuge wihuta ndahera kuri perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku mwanya wa mbere aho undi wa kabiri nta mubampaza ntabonze gerageza hari undi bita Gisegete haje Gisegete nawe ari muri Afrika nawe Gisegete nawe arimo wa undi wa Tanzania bamwita nde nibamwe Nese Jita ubona hagati ya Noheli na Bonani ari cyo kibanza habanza Bonani kubera ko Noheli n'umwana mubi Noheli ajya akunda kumbabaza akambangamira akanuka akambwira amagambo mabi bamwita Ariyo hajya wa mukobwa aririmbanye na Juno Kizengera mwita gute Juno ngo sinshaka kugenda ndashaka kugumana nawe I don't know sinshaka kugenda hajya wa mukobwa mwita gute ngo niba ari kandi we nanjye kanyibagiwe werizi Ariyo werizi niba ari Ariyo werizi isaki yabikiye Petero burya yari yandi isekira yabikiye Petero burya yari yande iyo saki yari yanuze yari ya Yohana ni iki kintu wavuga kuri His Excellence nyakubahwa Paul Kagame umukuru w'igihugu cyo تبت يد عبيل العتب ما عماني وماله وما كسب سيسرنا لني وذات لاب وملاته حمالة العتب في جيدها حبل من المسد ناس مبا غريبو يا جارباي subiramo numva kabiryoshye ngo iki haje navugaga tabati yada abi bundi bavango qul'udhu billabil kul'u baravango babanza kuvuga haje ryaje amavango nikinze kumana Nyagasani ndinda shitani yavuga qul'udhu billabil yanaga bismillah zitaraza ya indi bavuga babanza bismillah ni cyane shitani bayihambiriye ngo niba ari qul'udhu bila qul'udhu mina shaytan rajim ya twagiye Qur'an niba ari A'udhu billahi minash shaitani rajim wallahi banat ngaho twagiye
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا باللعب الوتب ما آمن ماله وما كسب سيسير نالني وذات لهب واملاته حملت العتب في جيدها حبل من المسد. Ako Jita mumura ko shirota ya miliyoni bamva yikoze iki miliyoni mbere na mbere nagenda nkahita nkora teremusi 6 teremusi kuko urumva ko nge nikundira mu karo namara gukora teremusi ayo data we ariko naho twakora mu karo nano twakora mu karo ngo ngo miliyoni bayigwaye wayikoze iki mbere na mbere bagwaye inoti ya miliyoni wayakoze iki mbere na mbere mbonye inoti ya miliyoni nahita mbanza nkagenda nkareba ahantu hari za teremusi nkagura teremusi enye ku buryo mu rugo iwanjye nashobora kubura nako najya kuvuga mu karo ku buryo ni ukuvuga ngo njyewe yego niba ngiye mu modoka ngendane mu karo teremusi yawe biri ku ruhande ahangaha ndi kumwe na motari mu karo umunyonzi arantwaye mu karo ngiye mu kazi kanye niciye ahantu wenda ndi muri lunch cyangwa se bya borazo uvuga ngo hajya dina ngo ni ifunguro rya mu gitondo yego ndi muri dina nyine ifunguro niba kwira ibintu bya mu gitondo nangiza ngagira gute narizo za dina zanjye hanyuma nayo nkarenzaho mu karo urumva niba ndi ifunguro rya saa sita ndashyiraho mu karo nubwo byaba ari saa samo nani zamanywa izuba ririmo rirava wallahi wabilahi ngiye ngo ndamukaro nyuma yo kugura teremusi rero gatukurikiza iki nyuma yo kugura teremusi ni ukugura amajyane amajyane menshi ku buryo uruganda ngomba kurombyana n'abantu bakagira ubwaka kavati ngiye no kuvuga ngo nukugenda nkabagani nacikanwe abantu bose bafite zano z'abantu bacuza amajyane yose mayajyane mu rugo ndabishyura nkabishyura Yourself the season, man. Maria yari umugore yibanira na Yosefu. Babana neza nabazi. Ye atanazi neza ko iyo nkuru izanabaho. Barabana mu nzu. Yosefu aragenda arihiringa. Yosefu akajya ajya imihanda. Ntabwo yigeze yibumba bari simvuza ko yigeze. Yakoraga imbaho yari umubaji. Yari ifite iranda yiwe afite metero yiwe ku misumari yiwe. Urumva ahubwo nyekana ya misumari bateye Yesu nayo barekuye kwa papa we simbizi.